birashimishije ndi kubona ubutumwa bwinshi bw'abanyarwanda banyuranye mu nzego zitandukanye bangaragariza ibyishimo ariko kubona mbwira yuko banshyikiye muri izo nshingano nshyashya ibiro byampaye icyizere gikomeye cyane ariko ubwo rwose nagira ngo nabonereho umwanya nshimire guverinoma y'u Rwanda yantanzeho kandidature kuri uyu mwanya. ni icyizere gikomeye cyane nyakubahwa perezida wa repubulika yongeye kungirira. Ndagira ngo rwose mbonere uyu mwanya mu mpaye mushimire ku buryo bukomeye iki cyizere biragaragara no kuba iyi kandidature yanjye yatanzwe, kandidature y'u Rwanda yarasuzumwe neza bishingiye ahanini mu by'ukuri kuri leadership ya perezida wacu n'ubushake akomeje kugaragaza mu guharanira ubufatanye n'iterambere rya Afurika yunze ubumwe. Biriya ntabwo nshidikanya yuko byagize uruhare cyane mu kwemeza yuko kandidature y'u Rwanda ariyo yafatwa kuri uyu mwanya. Tuvugishije ukuri, uyu muryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yo hagati ni umwe mu miryango ubona itaratanze umusaruro ufatika kugeza ubu ngubu. Ari nayo mpamvu abayobozi b'ibihugu bigize uyu muryango basabye yuko imikorere yawo yavugururwa ku buryo hagira igihinduka. Mu rwego rw'imiyoborere, umuryango wari usanzwe uyoborwa n'icyitwaga Secretariat General, yayoborwaga na Secretary General, noneho hakagira abayobozi b'imirimo, abadiregiteri bayobora za departement zinyuranye. Ubu rero ibyo ngibyo byasimbuwe n'icyiswe komisiyo iyoborwa na perezida, akagira umwungirije n'abakomiseri 5. Uko ari 5 hamwe na perezida na vice perezida, ni ikipe ishinzwe kuyobora uyu muryango umunsi ku wundi. Kandi buri mukomiseri ugasanga rwose uburyo byatekerejwe mu nzego z'imirimo n'abakozi bagomba kumufasha byizweho neza ku buryo bunonosoye. Haramutse habonye abakozi babifitiye ubushobozi, hari icyahinduka mu mikorere. Muri buri gihugu ubu ngubu hari imishinga ikomeye cyane ifashijwemo n'abafatanyabikorwa banyuranye mu iterambere ry'ubucuruzi, iri gukora muri buri gihugu kugira ngo ayo masezerano yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga muri buri gihugu, inzitizi zagaragaramo zishingiye ku mikorere y'inzego na za serivisi za leta zishinzwe gucunga ubucuruzi zigende ziva mu nzira. Icyo nicyo kintu cya mbere numva nzubakiraho gikomeye cyane. Icya kabiri rwose numva nk'umunyarwanda, ngira ngo murabizi iriya experience twagize mu byerekeye doing business ya report ikorwa na Banque Mondiale, ubu yagiye yerekana u Rwanda rwose yuko rwagiye rutera imbere mu nzego nyinshi. Biriya bihugu bindi rwose biracyari inyuma, ntabwo nababeshya. Niyo mpamvu mu byo giye numva nzitaho ni ugushaka uburyo biriya bihugu mu kuvugurura environnement secteur privé ikoreramo byakwigira ku Rwanda. Nanatekereza yuko no kuba abaperezida buriya muryango baremeye yuko uyu mwanya rwose ugiye mu Munyarwanda ari cyo byabafasha, bifite aho bihurira.